ngera mu Rwanda kuri anniversaire yanjye ku itariki 3 z'ukwa gatandatu. Nari mfite trip yo guca muri Europe muri Amsterdam muri Belgium. Hanyuma ngeze mu Rwanda mpura n'inshuti zanjye duhavinga fun. Umunsi wa kuri anniversaire yanjye nanayikoreye Delight ndabyibuka. Hari abantu benshi nari nkumbuye nagushaka guhura nabo. Icyo gihe nasohotse tantangiye kumpamagara. They don't want me to do this but I have to. Sorry, nagiye nyine kuri ntuza kuri iyo pati y'abashuti banjye bari bantumiyemo, nambaye ko nagiye kuri aeroport mvuye kuri muboroki amaze. bamuburokora nyuma. hanyuma umunsi wakurikiye ku munsi wa kabiri nabwo twagiye turi muri party, turi mu mapari nkajya mpura n'abantu benshi. Hari abantu bamwe nari nzi nabo ntari nzi. Then icyo gihe nari nkiri mu rugo, then nkajya ntaha mu gitondo mama arababara, nigira inama yo gushaka appartement. Nshaka appartement ahantu hagera ngo bahita Kabeza, and then mpita mbwira mama ati nzajya nza kugusura ibintu nk'ibyo, ariko iyo nta mu gitondo wababaye untegereje utasinziriye mbabarira. Then nyine appartement ndagenda ndayikodesha njye n'umushiti wanjye niwe wayinshakiye. Hanyuma umunsi wakurikiye nibwo nahostinze party nyine iyo napostinze abashuti banjye benshi baraza. Noneho njyewe hari ibintu njyewe ukuntu nteye nkunda kwifatira ama memories na telefone yanjye pe. Akantu kose kabaye iyo umuntu yaba arwanye yaba ari gupfa, nanjye niyo mbyutse akantu kose mbega cyangwa se imbwa yanjye igize ikindi ndisnapingira, niko meze muri caractère zanjye. And mpita abashuti banjye ndababwira ati mbere ko tujya muri club mureke tujye muri bar hopping nyine no kujya kundi ugenda uca akabari kamwe kandi ufata shot ukajya ku kandi ufata shot. Twagiye ntabwo nibuka izina ry'ahantu twagiye. Twagiye ahantu Selfie arimo aririmba karaoke, sinari muzi pe, ntago nari muzi. Tunajyanye n'abashuti banjye bane turinjira bajya gukina biyari. Bari gukina biyari hari n'umushinga w'umukobwa twari twicaranye twegeranye, ndambwira ati uramutse uri kuririmba ni mwiza. Noneho Selfie aranyumvishe, uri kumva, ahita aza ampereza microphone arambaza ngo Blaise nguri Kigali. Ndambwira ati yego uranzi. Arambwira ngo yenda kuzi kuri Snapchat no kuri Instagram man, naragukurikirana kuva kera. Ndambwira ati oh nice to know you. Mpita mubwira ati hari ahantu turi bujye muri after party ngo ushaka waza. Atambwira ati ni hese. Hari umushuti we nyine witwa Cliff, ni umugande Selfie yabaga yagiye kureba, niho twari tugiye kuri appartement muri after party kugira ngo dusmokinge shisha. And then turagenda turi mu modoka nyine, twari turi mu modoka imodoka yari inagerekeranye for somehow. Fata kuko batangiye kuracinga mfata snap. Ntabwo nafashe snap nzi ngo selfie, ntabwo nari mwitayeho, nifatiye snap twari turi kuririmba indirimbo nifatira snap nyine. Noneho tugeze muri appartement mpita mbwira umushiti wanjye ati man mpita mubwira ati usko wa muhungu yagarutse, I'm gonna make my fucking move, I'm gonna and then arambwira ati Blaise don't know your dignity. Ko icyo gihe nari ndi tipsy nyine, know your dignity. Selfie ntabwo yari arimo aranywa inzoga, yari arimo aranywa weed n'abo bantu, njye ntabwo smoking weed. Noneho amaze kunywa weed twari hari n'abandi bakobwa dukina game yitwa Action Verite, uri kumva. Bahereza action umuhungu kumbyiniraho, araza ambyiniraho. Amaze kumbyiniraho Selfie arahaguruka ajya mu kirahure cy'iyo hotel twari turimo kuri appartement. Ndagenda nanjye musanga amaze kumbyiniraho. Noneho ndagenda ndavuga ati what the fuck, na crashinze umuntu wambonye bari kumbyiniraho, aragihagarara mu kirahure. Ndagenda ndamwegera ndamubwira ati nese man, like what did you change the mood, ibintu nk'ibyo. Hanyuma aranyihorera, uri kumva. Ngira ngo wenda ari high kuko nabundi rese mbibona ko yari high. Ubwo mpita mubwira ati man njyewe ngiye guta. Oh no, bahaye umuntu action yo gukuramo umupira ngo paka game irangiye arabyanga, bivamo ikibazo kinini. Hanyuma mpita mubwira ati njyewe ndi kumva abantu batangiye gushwana. Mpita mbwira abashuti banjye n'uwadutwaraga, twe dufite umushuti udutwara,
nababwira ati man twigendere tuve hano hantu ndi kumva bita batangiye gushwana uri kumva safa ngiye gutaha arambwira ngo wanditse kunyadinga back kuri Snapchat, can you add me? Ndamubwira ati no problem. Amuhaye telefone yanjye ariyadinga uri kumva, amaze kwiyadinga aranifollowinga kuri Instagram, arifollowinga araniyadinga. Noneho njyewe mu gihe turi gusohoka man njye sinzi ukuntu meze, sinzi hari ibintu nyine mbona nkavuga ati wenda ni ibintu bya mbere iki n'ibiki, ndavuga se ubundi nkura muntu mpita muri moving icyo gihe muri movinga kuri Snapchat, but ntabwo nari nzi ko kuri Instagram yi followings nabibonye nyine umunsi mbyutse mu gitondo. Ubwo twaragiye dukomeza indi after party kuri apartment yanjye, noneho mu gitondo mbyutse mbona umuntu yanyandikiye nyine Safa official, mbonye mpita mbona niwe uri kumva, mpita nanjye musubiza ako kanya ndamubwira ati, atambwira ngo ariko ngo wageze mu rugo moving kuri Snapchat. Ndamubwira ati man I'm sorry sinzi niba nabikoze but let me add you back. Mpita nongera mwadinga back, atamayemera akoreshaga mu Rwanda. Noneho mpita mubwira turi gusohoka muri iyi apartment ko twatwaye speaker ndi gukina indirimbo ya gospel y'Imana. Ahita ambaza ngo none se ngo ko wasohotse turi kuririmba indirimbo ya gospel ngo ushaka twongere tuyiririmbe? Ndamubwira ngo yes ariko ndi mu rugo. Atambwira ngo I can come uba hehe? Namubwira, atambwira ati ni hafi yo mu rugo aho ngaho ngo nizo quartier nazibayemo kera. Ndahamurangira, atambwira ngo arahazi, araza. Noneho yaje ndi muri hangover mbi icyo gihe. Uwo munsi mu gitondo cyaho bari bampinduriye apartment kubera ko abashiti banjye bangije apartment ya mbere, bangiza ibyumba, ibitanda byo mu byumba, bangiza intebe, hanyuma nsaba ko bampindurira apartment akampereza iyindi, yaje ndi mu gihe cyo kwimuka. Hanyuma twicara muri salon, abantu baranyimura birarangira. Noneho Safa twicaye muri salon, ambaza icyo kunywa, ndamubwira ati muri frigo harimo drink, aragenda arayifata yayinyweye wenyine nta niyo nakozeho. Ubwo arangije ko nari mfite hangover, turicarana turegerana, chemistry and all, and we kissed, turakisinga. Dukisinze atambwira ngo man ngo abantu ntabwo bari kutubona hano, tujye mu cyumba. Tugiye mu cyumba tura making out, ntitwakora about nyine sex, but tugiye gukora sex tugiye kuyikora, ariko njyewe man character yanjye niyo naba nagukunze bingana iki ntago nshobora guhavinga sex nawe bwa mbere niyo bwaba bwa kabiri mpaka nakwiyumvishemo. Safa ndamwangira, ahita ambwira nkimwangira, ahita ambwira ngo nguzwe ngo ibintu abantu bambwiye ngo ari byo ngo wihagararaho. Ndamubwira ati kwihagararaho se gute man? Ntago nihagararaho, just nyine nuko ntari muri mood kandi mfite hangover mbi. Ahita ambwira ati okay nta kibazo reka tugumane. Uwo munsi kuva uwo munsi twagumanye umunsi wose, ijoro ryose n'umunsi wakurikiyeho. Mama we akamuhamagara, Safa akambwira ngo ngiye kubwira mama yuko ngo nagiye kureba umushuti, ngo nagiye muri studio. Yes, ngo nagiye muri studio ngo ndi burareyo. Uri kumva? Mama akamuhamagara akamwitaba, akambwira nyine yagiye muri studio. Ubwo nyine agakupa telefone tukaryama. Ntitwanariye uwo munsi kuko ntago nyine kuri apartment yanjye ntago nagakora groceries z'ibintu ngo bantekere. Uwo munsi abashiti banjye narabadicinze ko nyine nabonye crush wanjye turi kumwe, nawe urabyumva, sinzi namubyumva nako I don't know. Anyways, umunsi wakurikiyeho naramubwiye ati man ngomba kujya kureba nzajya bandi kuri apartment, nzaza kureba iki n'iki, ngomba kujya kumusohokana, turaza kuza kubona nimugoroba. Hanyuma ndagenda nsohokana mama, nsohokana n'abashiti banjye. Then nijoro natashye nka 9:00. Call ya mbere nakoze nahamagaye Safa, ndamubwira ati nibwo nkigera mu rugo. Aranyita barambwira ngo reka nze. Uri kumva? 9:00 za nijoro 9:00 za nijoro, yego. turashize. Arambwira ngo reka nze. Araza, yaje icyo gihe njyewe nari nasinze, ariko nari nkifite hari ukuntu sinduka agira ubwenge. Nari nasinze nyine, numvaga mushaka tu. Numvaga nyine ngiye kuri apartment njye nyine, nasezeye abashiti banjye ndi kubabeshya ngo nasinze cyane reka njye kuryama, but nari nzi ko nshaka Safa nanone. Ndamuhamagara, araza 9:00 za nijoro, araza asanga nasinze, arambaza ati nese kuri muri iyi vibe wenyine, njyewe like hari ikintu kiri muri frigo, I go drink. Ndamubwira ati yes, hari ibintu harimo Gordon, harimo Bifita, you can ushobora gufata icyo ushaka. Ubwo araza nadufata shots, turanywa. Safa arasinda, ntago anywa inzoga cyane, niyo anyweye shots 3 atasinda nyine, agatangira nyine kugaragaza nyine nk'umuntu like uri drunk. Ubwo
that's when nyine twaryamye and bwa mbere na mbere twakoze sex, which is something I don't even have to entertain. Uri kumva? Noneho njyewe man falling nyine ndavuga man falling ndavuga ati ni gute umuntu nk'uyu nguyu abaho, like numvaga atari ibintu bibaho. Ni gute umuntu nk'uyu nguyu abaho? Baracya mu gitondo aragenda, hari ibintu nta nubwo ari umureti, hari ibiryo byaraye twodarenze ahantu bita ngo plus 250, ni ibintu by'imiceri. Aragenda arabishyushya ashyiramo amagi arabizana. Noneho njye ndavuga ntabwo ibintu bibaho, like ni ubwa mbere. Kuva uwo munsi namaze icyumweru cyose ntasohoka muri iyi apartment ndi kumwe njyewe na Safa. Abantu bakampamagara abashuti banjye nkabwira ati hangover iranyishe, abambonaga kuri Snapchat bakambwira se Blaise umeze neza, nkabwira ati man hangover iranyishe, inzoga zano ntabwo nazishobora, but deep down I was with the guy. Ubwo twibwirana turamenyana, akajya ambwira nyine ukuntu yaranzi, tukajya tureba movie, yarangira tukaryama bugacya. Icyumweru cya nyuma niho mu cyumweru cya nyuma kujya hari mu cyumweru cya gatatu mu cyumweru cya nyuma niho nagiye ngenda hari umushuti wanjye wagombaga kuza kundeba. Hanyuma mbwira Safa namwe ati aramushanje uri buze kuza kundeba kandi ubu ntari comfortable ko gusanga hano kubera ko man ngira abashuti biyemera bashobora kubwira umuntu ikintu kikamukomeretsa. Uri kumva? Noneho Safa arambwira ngo nese ngo kubera iki ngo waretse, namwe ati okay nta kibazo. Uwo mushuti wanjye araza, noneho akinjira mu nzu ukuna nyine abashuti banjye bose bagira ubugoryi n'iki yasa avuga ngo asemane ngo abantu bambaye news ni bande baje hano. Ubwo Safa arabyumva biramubabaza, ko nanjye byarambabaje. Uri kumva? Biramubabaza. Noneho bimubabaje turasohoka tujya ahantu bita ngo niba ari Rolex, n'abandi bashuti banjye bandi na Safa nawe arimo. Aho ngaho niho kuko ubundi njye nagiye mu Rwanda ntabwo nari nzi ko bishyura like by Momo Pay, nari nzi ko nyine bakishyura amafaranga cash bisanzwe. So umukazi wanjye nkirandinga niwe yampaye Tigo, ubundi amafaranga najyaga nkura kuri konti yanjye nkayoherereza kuri World Remit y'umu best friend wanjye akaba ari wishyura. Iryo joro ntabwo yari yaje. Ndavuga ati Safa tumaze icyumweru turyamana, tumaze icyumweru twabwiranye ko dukundana, like we are boyfriend and girlfriend at this point, reka nkohereze amafaranga nyine aba ari byo wishyura. Ubwo nkajya mwoherereza, iryo joro arishyura, n'irindi joro ryakurikiye uko nabwo twarasohokanye arishyura. Hanyuma ngiye mbura umunsi umwe ngo nze ndamubwira ati man umunsi wa nyuma ngomba kujya kuwumara mu rugo, nkajya kuwumara kwa mama kuko kuri apartment yanjye nari narishyuye, nsigaza umunsi umwe kugira ngo nzajye kuwumara nyine mu rugo n'ababyeyi iki n'iki. Ubwo icyo gihe cyose namaranye nawe, nimbabwira ko niba hari igihe ubu ngubu mbere ntabwo nabiregretaga, ariko nicyo kintu cya mbere ndegreta mu buzima, nahuye n'ababyeyi banjye inshuro ebyiri ndaho ngaho, nahuye n'abashuti banjye inshuro zibarika kubera ko nari narasaze narabaye ikigoryi. Uri kumva? Hanyuma arambwira ngo none ngo naza kuza kureba mu rugo, ndamubwira ati ntari buze kuza kundeba. Ubwo ndagenda mpakinga ibintu, hanyuma ndi gupakinga umu best friend wanjye araza aramubona, babahura umwe asohoka undi yinjira. Umu best friend wanjye arambaza ati uyu nguyu ninde man. Noneho n'ikiniga cyinshi n'ukuntu ntabaga like mbonana nabo, kumubeshya biranga. Ndambwira ati umva narakunze man, narakunze umbabarire, nageze hano ndakunda uyu mutipe ubona hano nawe tumaranye iminsi, igihe cyose wazaga kundeba ukagera kuri gate nkanga ko bagufungurira, nkambeshya ngo ndi muri hangover cyangwa se simpaye nagiye mu bintu bya famille, niwe twabaga turi kumwe man. Umutima arambwira ngo no way Blaise, ngo man ngo si ibyo bintu bibimbwira, ngo nari kubona nakugira inama ngo ndamubwira ati man nta kundi nyine byarabaye. Ubwo tupakinga ibintu byanjye ndataha ngera mu rugo. Ubwo ngeze mu rugo Safa akajya ampamagara simwitabe, nyine ko yarampamagaraga ngo aze kuza kundeba mu rugo simwitabe. Hanyuma ndamubwira ati niba ushaka ko duhura tuzahura kuri aeroport, kumva? Ubwo nyine mfata nsezera mu rugo, nsezera ababyeyi, bantwara kuri aeroport ngiye na papa na tante wanjye n'uwo mu best friend wanjye na mama w'uwo mu best friend wanjye yari ahari. Hanyuma nyine ndi kuri aeroport Safa arampamagara, nanjye ndamuhamagara tujya guhurira ahantu, hari ahantu abinjira like arrivals na departure atandukanye, hagati yaho turahura
aransezera arambwira ngo nyine byanjye nawe ndambwira ati man ndababaye kuba ngiye gusa nta kundi I have a life I'll make sure that I keep up with you buri gihe. Ubwo yari afite telefone ya iPhone 6s, iyo telefone yamenaguritse pe. Ndamubwira ati ah, ndamubwira ko naramusererezaga nyine icyo gihe nari namaze kumwisanzuraho, ndamubwira ngo man iyi telefone yawe rero buri gihe uhora izima iminota ibiri ningerayo kuko nari namaze you very much, that's what I offered him. Ubwo ndagenda, nkiri kugenda ndi kwinjira maze gusunika ibintuza, numva umuntu nyine aje, numva umuntu ankozeho arambwira ngo hariya baragushaka. Ubwo nyine ndagenda selfie aza ahita akora mu mufuka ahita ashyira akantu ampeza akantu mu ntoki, noneho nyine birantungura kuko na papa byaramutunguye. Papa nyine yaravuze ngo si biriya ni ibiki, noneho nyine arambwira atambaza ngo uriya muntu ninde, ngo uriya mushito ninde ko mbona yarize. Ndamubwira ati none ibisanzwe, ni ibisanzwe nyine. Ubwo nigira ama aeroport nkora check in and everything, njya muri security, niho nasomye ku gapapuro selfie yanyandikiye mpita muhamagara. Ndambwira ati man ubwa mbere ibintu byambaho, n'ubwa mbere na feeling a love like this, ndumva nasohoka muri aeroport nkongera nkagaruka. Hanyuma arambwira ngo no, ngo don't do that, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma nyine ndagasoma ndagafotora ndakabika. Ubwo ngenda nari mfite no kongera guca, nari mfite hari concert yari kubera mu Bubiligi ya Tarms. Nubwo bamwe ngo ntituguce mu ijambo Blaise, ntabwo tuguca mu ijambo, ako gapapuro kaciye ibintu, kadusomere. Thank you. Okay. Okay, nkabasomera. Urakoze cyane. Mana yanjye. Jihad ugarutse gukora iki? Yaranditse ngo hey Coco is here. Listen, I want to wish you a safe one, and I'm gonna see you and tell you that I thought this would be more romantic. I love you, Coco. The past few days has been the best, and I will carry their memories in my heart forever. I also want you to know that everything I felt and told you is real and will keep my word. I love you, Coco. Serge Umutimaki says. Huh? Okay. Ubwo ndagenda nagafoto nyine nicaye ndahamagara mu best friend wanjye, ndamubwira ati man ndi no kurira, nari meze nk'ikigoryi. Ndamubwira no sorry, nagomba guca muri Belgium, hari concert ya Tarms nashaka kujyamo, gusa indege yanjye ideleyinze ubwo concert ndayisiba, nigira nyine gutembera. Ubwo mu gihe natemberaga cyose Safa yabaga ari kuri telefone akambwira ibyo ari gukora, nanjye nkamubwira ibyo ndi gukora mpaka ngeze hano. Hanyuma nkigera muri Edmonton, na postinze nyine ko njye ni postingira akantu kose, na postinze nyine ya muri Edmonton, hari umutipe wo mu Rundi yarasa mpamagara, no yaranyandikiye arambwira ngo bite si Blaise, ni byiza amakuru ni meza, ati man nshobora kuvugisha, ambwira ati mvugisha ntaribi. Atambwira ngo mpa nimero yawe, ndayimuhereza. Atambwira ngo wahuye n'umuntu uyu nguyu n'uyu mu Rwanda, ngo shango nizere ko byarangiriye hariya, ngo kubera ko uyu muntu ntabwo ari umwana mwiza. Ndamubwira ati what do you mean ntabwo ari umwana mwiza? Atambwira ati umva njye ndakubwira nk'umuntu ufite experience, nk'umuntu Uretse gato. njyewe Umuntu wakwandikiye ni umujene wo mu Burundi? Komeza. Ceceka nawe. ngo ufite experience kuri uriya muntu, ngo ufite experience kuri uriya muntu, ngo ntabwo ari umuntu mwiza, ngo nizere ko byarangiye hari. Ndamubwira ati ndambwira ati kamve ngera mu rugo ndaguhamagara. Ubwo mpita mpamagara self, kuko njyewe ukuntu meze man, iyo umuntu ambwiye ikintu mpita nkibwira wo nyirayo bakimbwiyeho, nkamubwira ati uyambwiye iki ngiki n'iki, ushaka mbyumve cyangwa mbireke. Mpita muhamagara ndamubwira, atambwira ngo ntubyumve, ngo karango nta kana kaje hano, ngo karangije ngo kagiye kuza hanze, ngo kagiye kuza muri Canada muri Toronto, ngo kazi ko kagira ngo turakundana, ngo ubwo ngubwo ngo wasanga kagiye kubwira ko twakundanye, ngo tukaryamana, ngo ibiki n'ibiki. Ndamubwira ati nuko yabimbwiye, gusa nagira ngo nyine numve opinion yawe nze kuza kumubaza. Arambwira ati nujya kumuvugisha umpamagare. Ubwo
ndamubwira ati nta kibazo, ngera mu rugo mfata laptop yanjye mpamagara Safa kuri laptop, undi mpamagara kuri telefone. Umutipe ambwira ibyo Safa yamukoreye, ambwira ukuntu Safa yatumye ashwana n'inshuti ze. Ubwo Safa ari kubyumva ariko nari namumiutinze ntabwo yashobora kuvuga, gusa nabaga nyine ndi kumva ngewe ko ari kuvuga, yabaga ari kuvuga ariko nyine nta we undi adashobora kumva ko Safa nyine ari kuri telefone kugira ngo ashaka kumva ibyo umutipe ari kuvuga. Noneho akimara kumbwira ibyo byose nyine by'ukuntu Safa yatumye ashwana n'inshuti ze, ngo by'ukuntu ngo Safa yamubeshye ngo barakundana, undi ngo akajyaho. Ubwo Sefa nyine ndamubwira ati okay shaman, ubwo nta kundi njye ntabwo ari uko byagenze, twarahuye nyine yari vibe gusa, ubwo mutipe nyine nawe mba ndamubeshye. Ubwo mbagize igihe cyose Sefa cyo kwisobanura. Sefa nyine anyisobanuraho, ansobanura ukuntu uwo murundi nyine bahuye, ukuntu nyine ngo ari akana ngo kashatse nyine ngo iby'urukundo ngo akagakatira. Ubwo mba numva ntangiye kugira doubt, kuko ndi mu Rwanda abashite banjye barambwiraga ati man, uyu muhungu niba nkubwiye ati Blaise irukanke kurusha utazigera umuhereza umwanya wawe n'umwe. Ubwo nibwo natangiye kujya mbitekereza gutya, ariko none nkavuga ati ni ibisanzwe. Ubwo nkajya ku kazi tukavugana mu gitondo nijoro, twavuganaga amasaha 24. Twavuganaga amasaha 24, Safa yasinziraga kuri telefone nkayisinziriraho. Kumva Okay. hanyuma Okay. hanyuma akajya nyine ambwira, sometimes akambwira ngo nta mayinite mfite, cyangwa se akambwira I'm sorry to say this but I have to, akambwira ngo abana b'iwabo ngo bamucuze, ngo kandi ngo urumva nta kintu ashaka gukora, ngo kurya ngo kindi, ngo nta birayi ashaka, ngo namubare nkamugurira KFC, ubwo nkayimugurira. Ubwo nkumva muri background nyine n'iwabo abana b'iwabo nyine arimo arabatonganya. Hari umwana wabo ngo bamurentana wari watashye icyo gihe. oya reka tugaruke, oya tugaruke mu ntuza nani Blaise, tugaruke hagati Itondere kavuge, ntabwo mbemere, itondere kavuge. uretse gato Jihadi, umva rata Blaise, ntabwo nguciye mu ijambo wabimbujije. Uretse Jihadi, mbabarira, nta wundi muntu wo muri famille nshaka muri iyi ubiza Oya nta Okay, ibintu so byawe nawe mwenyine. ntibavuga amazina abo bana kuko bareke za niwabo mu rugo KFC. havayo sa nkusikipinga okay, sorry. Okay, Ubwo nyine sorry. nkamwoherereza ayo mafaranga, nkamwohereza amafaranga ya KFC n'amayinite, kuko twabaga turi kuvugana nyine, kandi naramubwiye ngo aho mu Rwanda sinabonye hari wifi, wazaguze wifi. Ngo man, ngo mafite ibibazo byinshi ku buryo wifi rero yanza mu mutwe bwa mbere. Ubwo Safa nyine akajya ambwira ibibazo bye, nkabyumva bimwe nkabireka, ibindi nkabihereza nyine, nkabihereza time yanjye, nkamufasha nyine muri ibyo bibazo, ibyo gushaka gusohora indirimbo akaba adafite amafaranga nkayamwoherereza. Igihe natangiye kugira doubt, yarasohotse niba yaribeshye apostinga ifoto ye n'umutipe ngo ni umu ex we. Ayipostinze ndamwandikira, ndamubwira ati man, ibi bintu ukora ubwo urumva bifite sense? Arambwira ngo sorry, ngo nari nasinze, ngo simbwiye yagezeho gute ubundi, ngo nari nasinze, ngo but ngo babe I'm sorry nyine. Ibintu nk'ibyo ndabyumva nabyo cause I was fucking stupid. Ndamubabarira, ngo turakomeza. Hanyuma aza kuza kumbwira ngo hari umushiti we uba hano muri Montreal, ngo yagize ibibazo byo kubura akazi, ngo kandi ngo Safa yashakaga amafaranga, ngo yabuze umuntu ayaka, ngo namubabariye, ngo nkamureza amafaranga ya nayo, ngo nkanamurengerezaho ayo kugura weed. Ndamubwira ati man, ariko si iyo weed yawe wazayiretse ko uzaba chronique. Arambwira ngo ndetse ko nta nzoga nywa. Ndamubwira ati bro ntaribi. Okay, ndayamwoherereza. Hanyuma iryo joro nibwo bwa mbere naemeye ko nyine ibyo bavugaga byo kuryamana n'abahungu ari byo. Iryo joro hari umushiti wanjye yanyoherereje video bari muri after party, Safa ari gusomana n'umuntu. Nari ndi ku kazi kanjye ka nijoro, man, sinzi ukuntu ngiye meze nyine, niba narasaze, mpita mpamagara on call ni wa kazi. mukobwa yatubwiye yakubwiye ko ari muri relationship nawe, ni wa mukobwa cyangwa Ni umuhungu, yari umuhungu. Nese simfite amaso, ni video uri y'umuhungu, kuri nayimwoherereje arayibona, aranisobanura ko byagenze. Ni umuhungu. Hanyuma man, binyanga mu mutwe, ndavuga se ni gute umuntu yankinye gutya, ibintu nk'ibyo. Noneho ndataha, ndamuhamagara, turashwana, mpita mublotse bwa mbere.
ahita ashaka indi nimero yindi arampamagara. Arambwira nabi, arambwira ati kuki ujya kumva abantu ngo nakubwiye ati relationship yacu ntizigire zigezamo abantu nizamo abantu bizapfa, ese wanshyizeho amaso like ubu nspying ahantu hose. Ndamubwira ati man njyewe ndagukunda bro, like iyo ukoze ibintu nka biriya birambabaza saje, birambabaza kuburyo udashobora kubyumva, uri kumva. Hanyuma mpita mpamagara pa best friend wanjye, ndagenda icyo gihe hari mu gitondo, ndagenda ntegereza ko Likaso zifungura, ndagenda ngura icupa ngura amacupa abiri ya wine, ndaza ndayanywa, uri kumva. Noneho man mera nk'uwataye ubwenge, ndavuga se n'iki nakoreye abantu ku buryo bankorera ibintu nk'ibi ngibi all the time, umuntu nkamukunda nkamukorera iki yaza akanyitura ibyo kunca inyuma ntanavugisha ukuri, ibintu nk'ibyo. Ubwo nibwo nashatse kwiyahura, ndanabikora, ntabwo nabishatse gusa narabikoze. Gusa kubikora nanyweye acide nyine ndi kuyinywa, mpamagara umushuti wanjye ndamubwira ati man mbabarire, ibintu byo kugira umutima mwiza ndabihaze, ibintu nk'ibi. Atambwira ati Blaise wakoze iki, atambwira nakoze iki. Icyo gihe natangiye gupassing out. Icyo gihe mbyuka hashize iminsi 2 mvuye muri koma, itatu I think, itatu. Ndabyuka nsanga kuko batante banjye na famille yanjye abenshi baba muri Montreal, abandi baba muri, abenshi nyine ntago tuba mu mujyi umwe, kandi nabyutse ari nijoro, nsanga nta muntu uhari. Mpita mfata telefone yanjye, abaganga nyine bamaze kumbwira ibintu uko byagenze kose, bari no kumbaza ati wabaye iki, nabuze icyo mvuga ko nahise mbyibuka byose. Gusa hano hari umuti abaganga baguha, uretse ko nanjye babimbwiye nyuma nyine iyo bari kukuhereza ugiye gusohoka, hari umuti abaganga baguha ukavuga mbere yuko bagusinziriza. Ubwo umuganga psychologist araza arambwira ngo watubwiye ko hari umuhungu ngo wakunze, ngo wakubabaje, ngo ibintu nk'ibi ngibi, ngo ushaka kubivugaho cyangwa tube tukuretse. Ndababwira ati mwe mundetse. Niho nahise mfata telefone yanjye mpamagara Safa, ndamuhamagara. Ukuntu uriya muhungu abeshya binambabaje, bitumye nshaka gukora ino space, gukora ino space, kuza kuri iyi space. Iyo video ari koga, niba nakuretse ko nayisibye, niba hari umuntu wayibonye, nari ndyamye mu bitaro byo kwa muganga, wongera urumuri, nari ndyamye mu bitaro byo kwa muganga, biragaragara. nari ndyamye mu bitaro byo kwa muganga, we were talking me and him, ndi mutinga. Arambwira ngo agiye koga, ngo yari afite kujya muri studio, sinibuka ikintu yambwiye, stuff like that. Ubwo ndamubwira ati man tube tugumanye, gusa ahita ambwira ngo sha babe, ngo ihangane, ngo ngomba kugenda. Ubwo aragenda. Ubwo nyine umunsi ukurikira famille yanjye iraza kunsura, ndamuhamagara ntitaba. Noneho muhamagaye ntitaba, nongera kujya mbona icyo gihe yagiye mu mapari n'abandi bage baho mu Rwanda, bamwe nzi nabo ntazi. Ubwo nkabimubaza ntansubize. Hanyuma ndamubwira ati mara aho natashye, ndamubwira ati man ibintu wankoreye byarambabaje, nibyo byangize kuriya. Ukuntu yanshubije, yarambwiye ngo ntabwo ndi umutherapist wawe. Ndamubwira ati I'm sorry, ntabwo ndi kukuventa ngira nko ari umutherapist nuko ngukunda. Arambwira ati nenda gukunda Blaise, ngo ariko ntukajye uhora wumva wampozaho ijisho nanjye nzagira ubuzima. Ndamubwira ati ugukozaho ijisho Safa, njye wambujije abashuti banjye benshi narabaretse, ndahangaha singisohoka, nirirwa mu nzu yanjye nkajya ku kazi ngataha, weekend mba ndi iwanjye, ibintu byinshi narabiretse, ibyo byose wambujije byose narabiretse. Yarambujije ibintu byinshi byo gupostinga, nko napostinga ibintu narabiretse, narahindutse nyine nkuko yabishakaga. Hanyuma ansaba imbabazi nyine, nyuma y'uko mbwiye ngo ntabwo ari umutherapist wanjye, nahise amukupa. Ansaba imbabazi, amaze kunsaba imbabazi turongera turakundana nanone. Bakajya ambwira ati ngiye studio, ati nshaka gusohora indirimbo iyi ngiyi n'iyi, wampaye amafaranga ya n'aya nkayamwoherereza, nanjye tukavugana. Ibyo byo kunca inyuma, niba ari ukunca inyuma, niba nta giti cye akajya akomeza akabikora, nanjye bikanyanga mu nda. Sometimes nyine byanyanga mu nda, nkahamagara abashuti banjye bakambwira ati man uyu muntu wamuretse ko bakubwiye kuva kera yabikeneye cyangwa ntabwo namureka gutyo gusa, I just need nkeneye ikintu kigaragaza ko atari ibintu nyine nshobora kuba ndi kurota, uri kumva. Inshuro ya kabiri Safa yarampamagaye,
niba yari ari kumwe hari agahungu ntabwo byo kuvuga amazina byose ntibavuga, hari agahungu nanga nari naramubujije kugendana nako, yampamagaye ako gahungu bari kumwe ngo bose basinze, atambwira ngo babe ngo if I do something crazy ngo uze kuza kumbabarira. Ndamubwira ati man sha at this point sinzi ikintu nakubwira pe, umaze kundenga, nta mwanya wundi ngifite, narakwinginze naragusabye man, ibyo wanse byose narabikoze iki n'iki. Ubwo mpita kumubloka ngira depression, as I have depression, as I've had depression for quite some time now. Hanyuma ngira depression and then I attempted again. Ubwo nabwo nibwo nahise ngira umutima wo kubwira abashiti banjye ibintu byose byambagaho, mbabwira nk'ibi mbabwiye mwese. Barambwira twarabikubwiye ibiki n'ibiki, arambwira ati ese bana twagufasha iki, barambwira ati njye nta kintu mwamfasha, gusa ntabwo nshaka ko Safa azongera kumvugisha namwe mu buzima bwe. Uri kumva? Ubwo ibyo ndabireka. Hanyuma kuwa kabiri ushize mbere yuko mupostinga, yafashe indi nimero arantextinga, anyoherereza video. Urabona ko kundi kuri WhatsApp bakohereza ikintu ngo view once, ku buryo udashobora nyine kukiviewinga inshuro ebyiri. Anyohereza screenshot ebyiri, umuntu ari kumwandikira amubwira ngo are you ready to dick me down tonight? Undi aramusubiza ngo after work babe, ngo I will. Hanyuma muri caption self yandika munsi ngo I'm about to forget you within 10 minutes, ngo I hope you do the same. Afata indi screenshot ya kabiri arayohereza muri iyo view once y'agapupe, igipupe nyine, arandika ngo I never felt anything for you, ngo none ashaka ngo ntuzajya ubona ngo amapost yanjye ngo cyangwa iki, ngo ntuzigere wumva ko ari ibyawe. Ndavuga man, noneho iyi ni manipulation itabaho, aho bigeze sinzi ikintu nshakaho. Ubwo mba ngewe ukuntu nitereye rero, iyo ikintu cyambabaje for a long time, nifatira snapchat yanjye nkicara ku buriri bwanjye nkifatira video. Ubwo mbafashe nyine video ndi kuvuga ati guys, ejo bundi ndi mu Rwanda nihurire n'umuntu dukundane ibintu nk'ibyo, nta nabwo navuze sex yariyo. Safa yarabibonye, afata nimero y'umushuti we, ibyo yaranyandikiye ngo sabihe ngo cyo kuzura ikigoryi, ngo ubwo se ngo urabona ngo ugiye kujya kuvuga biriya ngo biraza kuza kugeza hehe, ngo nakubwiye ko ntagukunda, ngo sinzigera ngukunda, ngo ntago nagukunze, ngo urwaye mu mutwe, ngo seek help, ngo nta muntu kwitayeho, ngo ubwo busazi bwawe ujye bujyana ku bandi, ngo kugira ngo buzane kuri njyewe. Ubwo ahita ambloka kuri iyo nimero. Akimara kuvuga ngo ndwaye mu mutwe, sha nanjye nahise mubwira ati sha it is the first and the last time you play with me again, not anymore. Nuko mpitagenda ndamuhamagara Gramere wanjye ndamubwira ibyo ari byo. Gramere turabiseka, nyuma tumaze kubiseka ndavuga ati ya niba Gramere twabisetse reka mbiposting. Nayipostinga, nanapostinga Safa, byose. Ubwo rero numvisha navuga ngo amafoto ngo namufataga ngo atiteguye. Nabaga nibereye mu cyumba, mutipa azane breakfast in bed, nk'isnapingira nka savinga memories. Yabaga bizi ngo namufotoye ngo ari muri douche, gihe blaze no, ngo yabonye amafoto ngo y'abantu ngo bambaye ubusa muri telefone yanjye. Never. Ikindi kintu Safa beshya, telefone yanjye kugira ngo uyikoreho, sha sinzi uwo buriwe. We narayimuhaye ayijyamo, areba abantu bose mvugana nabo, yanfollowing abantu, ablock abantu, arambwira ngo sinshaka ko nzongera kuvugana. Byose nkandi ndabyihanganira tukiri kumwe mu Rwanda, byose ntaranagera hano. Ambuza kuvugisha abantu benshi ngo abazamwica reputation, yet abo bantu nabo yakoreraga we, ko namaze kubibona ubu ngubu nyine nuko namaze kumva many side of the stories, ni abo yakoreraga nk'ibyo yankoreye. Hanyuma ibyo kumupostinga ejo bundi nyine ari koga ibiki n'umujinya, nabikoze kubera umujinya mfite ngewe nawe. Mbere yari afite Snapchat, nuko yayisibye. Yari afite Snapchat ya mbere arayisiba kubera ko ngo hari abantu bahoraga bamutera stress, ngo hari umuhungu wahoraga umutera stress, akanabinyereza akamumbwira. Ubwo arayisiba creating iyi nshyashya.
ayo ma Snapchat yacu yose usibye ko namublotse ubu ngubu njye muri Snapchat zanjye nawe mfite back and forth ibintu twoherezanyaga turi ama nudes turi kwikinisha njye nawe nk'abantu bakundana badahari begeranye twese twarasavinganaga byose like birimo byose ko namublotse for him to not have access to that nanjye for me to not have access to that anymore. Hari igihe natahaga nkamubyinira ari kuri telefone, hari igihe yatahaga nawe akandirimbira ibintu nk'ibyo. Yeah, I feel like abandi bamwaretse bana tukavuga I feel like oya I feel mureke like oya bureza ako avuge tuvuga iki usharika Blaise I asoze feel like nibyo. Ikindi sha Sefa yarambeshye urikumva ikibazo ambeshya njye ntari mfite umutima mubi byose ntarabwo nabikoze for all this to happen njye ntarabwo nari nzi ko ari public figure nkuko ari public figure niba ari public figure I don't even know iyo public figure sinyizi kuko ntago ushobora kuri public figure ngo mbwire ngo ngo indirimbo zawe ngo ukeneye ko ngo posting akubwira ati njye ntago naguposting abantu baramaze kubona ko tukundana man kubera ko njye ntago I'm not out there like that. Urukumva niho naje nyine kuvuga ati if I'm about to post about self I might as well say by sexuality Bre, and yeah thank you so much mbere ko mpereza abantu ijambo kabwa kandi imana ikesa wanjugana mbere yuko ugenda ntiwabisoza yego kuragenda ujya he tuza mm. hari amafaranga yishyuza Selfa Njye nta mafaranga wishyuza amafaranga umwishyuza okay okay icyo amafaranga kivuyeho bivuze ngo inkuru yo ku gihe kugenda bakavuga ko Selfa yagucucuye biriya bintu ntabwo ari byo Nura okay kamabwire n'ibyo bintu ngewe ntarabwo nabishakaga kuko nandikiye nziranye n'abantu benshi bazwi hejuru cyangwa se iki narabandikiye bose baragerageje ngo basibe biriya bintu mbere yuko na Dekata bibona nande na Dekata yaramfollowingaga kera sinari mbizi gusa yaje kunyanfollowinga nari nzi ko anzi wenda naramwandikiye nawe akanavuga ati you know what it's a waste of time n'ubundi ryamaze kujya hanze. Safa yaranyandikiye message arambwira ati Blaise please fix this nambwira ati Safa how can I'm trying my best. Njye nayipostingiye kuri Snapchat sinari nzi ko bizajya ntabwo nari nzi ko Snapchat yanjye iri Snapchat nyine nkuko nyikeka pe ubwo nyine nuko ntari nzi ko Safari public figure which public figure which we Snapchat iragenda batureke cyane n'ibyo Snapchat Selfa byo n'umuhanzi Selfa ibyayo n'umuhanzi public njyewe figure nanamusabye ntabwo imbabazi naramubwiye ati niba nakwiciye career yawe icyo gihe tubivugana kuri telefone niba nakwiciye career yawe niba narakoze ikimano mbabarire I'm trying my best kugira ngo ibintu babisibe uriya muntu wabyanditse naramwandikiye abashuti banjye baramwandikiye twahamagaye igihe twohereje email man ubwo nyine bashakaga nyine kubishyira hanze ni ukuvuga ngo mwohereje email muri kubabwira ko inkuru banditse ari ibinyoma banga yego banga kubikuraho kubikora nabyanditse njyewe abandi bantu bose kuko nakoze ibintu byose muri power yanjye kugira ngo fixing ibi Sefa yarambwiye ati please fix this njye narabimwemereye narambwiye ati I'm sorry I did it Selfa but ongera uzamuke so icyo ni kimwe reka tukivane mu nzira igihe inkuru mwanditse harimo ibinyoma ntabwo Selfa yigeze acucura Blaise nkuko Blaise nyir'ubwite abyivugiye mwakoresheje ibinyoma rwose mu bureke pe guharabika izina rya Selfa ntabwo Selfa n'imvugo mbi zo yigeze kwandagazanya acucura Blaise izo ni imvugo zo kwandagaza umuhanzi wacu ni nk'ibyo bavuga byose mugende ubwo rero mucurere biriya mugire umunsi mwiza uretse gato ariko uyu mugabo baye njyewe hari ikintu ihangane gato ya Blaise ihangane tugiye kure reka ntware uretse abanza gato ikindi cya kabiri nshaka kukubaza niba nkumvishe neza uravuze ngo washatse kwiyambura ubuzima bitewe n'urukundo wakundaga Selfa niba nabyumvishe neza yego ariko Safa yavuze ko ngo nasaze ngo narwaye mu mutwe ngo nifite ibibazo byinshi ku buryo he will be the last he was but ubu ngubu he will be the last thing ashobora kwitekereza pe nigeze gushaka kera gukora committing a suicide kubera ibintu bya famille yanjye njye ntawe ngira ikibazo kiri financial ko ndakora ntawe ngira ikibazo cy'abantu cy'abashiti banjye ko ngira abashiti bankunda famille yanjye nkunda ibintu nk'ibyo nongeye nigeze kugira ikibazo nanone cya famille yanjye icyo gihe nshaka kongera kwiyambura ubuzima kera muri 2020 ubwo niyo story nyine ubwo ibyo niyo past yanjye azi niyo nyine avuga ngo ndwaye mu mutwe cyangwa se ubwo naraharwaye simbizi gusa ngo ndi ku imiti nywa ni imiti ya acide ko nanywe acide nyinshi nyangiza mu muhogo harimo haratangira ubu ngubu hafatana niyo miti nywa yonyine niyo miti yavugaga ngo ubu uri kwa muganga iyo wanyweye ushaka kwiyahura niyo yari ikikugeraho ingaruka yego turashize bitewe n'urukundo umukunda so aho ngaho tuve so urumva ko ibyo none ko Selfa natubwiye ko wamusabye urukundo atigeze aguha urukundo ubwo yaba yaranyandikiye ngo hey koko ngo I'm not gonna forget what we had byashaka kuvuga yavuze yuko kariya yakihakanye akavuga ko uratari umukono we ko atarake nawe ngo yakabonye ngo nta kundi nyine
Jihadi twihute reka twakire ntwari mubaze oya buretse jihad abaretse kuvuga reka intwara okay bayivuge boss okay bwumanuke bye. se wari turaka kubaza oya oya wigenda mugume nushaka hagati unagumeho nari na serifa wanjye naze nawe abari hano Okay, murakoze ndabasuhuje intwari Godfather. intwari yego twagushubuje gasheri